ngishirangira ngo mbwira abantu ngo yababwiye kwezwa banga kwemera, ariko igihe kigoye kibayeho Imana irambwira ngo uzarengerwa nuwo Imana yamaze gushyiraho ikimenyetso. Imana ibabwira gusenga mukanga gusenga, ahubwo mukigira mu byaha. Ntabwo jano kugira ngo mbatere ubwoba. Imana irambwira ngo nigende mbitangaze kubera ko bigiye gusohora vuba. Ugifite amatwi yumva nafataga yegera Imana. Imana irambwira ngo umuntu wese, Imana irambwira ngo ibigiye kubaho n'umwana uri mu nda azavuga, utaravuka azavuga, avugire mu nda y'umubyeyi we, kubera ko abantu mwanze kumvira Imana. Mbona abantu batangiye kuvuza induru, ikirere kimaze guhinduka. Ngiye kubona mbona amabuye yaka umuriro atangiye kugwa ku bantu. Mbona abantu atangiye kubagwaho yari amabuye ariko yaka umuriro. Mbona ariko hari abari kuyatera bari kuza, ariko mbona biri kubera mu murwa. Sinamenye uwo murwa aho ariho, ariko Imana yambwiye ngo abantu mwese mube maso kandi musenge. Ariko ayo mabuye yari ari kugwa mu murwa, nabonaga ari nko mu murwa, nko mu ivire mu mujyi. Mbona abantu batangiye kwiruka bahunga ya mabuye yaka umuriro. Mbona abandi batangiye gushaka kuva mu gihugu bajya mu kindi. Mbona abandi mbona amamodoka, amabuye atangiye kugwa ku mamodoka, kuko ayo mabuye yakaga umuriro. Mbona amamodoka atangiye gushya, batangiye kubura inzira. Abandi batangira kuvuga ngo yonza kumenya nkajya mwakiriya gihugu ntabwo bino biba bimbayeho. Icyambabaje, abantu nagerageje kubona abantu benshi bari kugenda basatira, donc navuga imipaka kugira ngo bambuke bajya hanze, nko kuva muri Kenya ujya Uganda. Ngiye kubona mbona imipaka irakinzwe. Ita yise dima handrose manda tabenegide. Imana irambwira ngo abo yari yarahaye uburyo bwo kuvuga kugira ngo babwirize abandi ijambo ryayo, kugira ngo bakizwe bave mu byaha. Imana yambwiye ngo niwe wabaye abambere wo kujya kubatoza gukora ibyaha. Urakora iby'ubupfapfa rwose, utuye imusozi kandi inama zahari izo ukora biratuyobera. Utuye imusozi kandi inama zahari izo ukora biratuyobera. Uwiteka niwe wabivuze, ukabagize bana be bose. Abujuje isi ibyaha bazamarwa n'amazi, ayo mazi zaba ari umwuzure we. Abujuje isi ibyaha bazamarwa n'amazi, ayo mazi azaba ari umwuzure. Bagira inama yo kubazanya, none Nowa yabavuga ukuri, ati habe na gato ntidukwiye kwemera, dukomeze muzo kwinezeza. Ati habe na gato ntidukwiye kwemera, dukomeze muzo kwinezeza we. Igihe nacyo gihita vuba, Nowa yubaka n'umwete rwose. Use bamurebaga niko bamusekaga, bati noneho Nowa yasaze.
ayi bose bamurebaga niko bamusekaga bati noneho Nowa yasaze. Nowa yumvira Imana ihoraho, yishira muri ya nguge vuba, yishirana n'abandi bagiriwe imbabazi, nuko Imana ibakingira urugi we. Yishirana n'abandi bagiriwe imbabazi, nuko Imana ibakingira urugi we. Abantu baraseka cyane bo, bakomanga ku rugi bavuga bati Nowa sohoka, imvura irahita witubesha muri mu rugendo we. Barupinzi we bati habe na gato ntidukwiye kwemera, dukomeze muzo kwinezeza. Ijuru risa niritobotse, ibitashobokaga birashoboka we. Ubwo hagwa imvura iteye ubwoba, ati turarimutse nk'uko Nowa yavuze, dore urupfu ruratuzengurutse we. Ati turarimutse nk'uko Nowa yavuze, dore urupfu ruratuzengurutse we. Nuko Imana yabashubije we. Nowa yajyaga bigisha rwose, mubigira imikino mwanga kumvira intumwa, niryo teka muciriwe none. Mubigira imikino mwanga kumvira intumwa, niryo teka muciriwe none we. Natwe dufite iyo nguge, n'agakiza twahawe na Yesu. Ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakizo, reke kurimbuka we. Ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza, reke kurimbuka we. Mana ndagushimiye, Mana ndaguhimbaza. Urera kandi urakiranuka, wambaye ubwiza no gukomera. Ni wowe wo kwizerwa, ni wowe wo kubahwa, ni wowe wo kwiringirwa. Iyo yonyine yo kwizerwa, niyo yonyine yo kwiringirwa. Iyi bivuze biraba, yitegetse birakomera. Niyo yonyine yo kwizerwa, niyo yonyine yo kwiringirwa. Iyi bivuze biraba, yitegetse birakomera. Perize de gidima, itre domanda, gitai binima, takoshe dromanda. Mana ndagushimiye, ngwino bane nange. Umpaye uyu mwanya, ngwino bane nange. Ibi ngiye gutambutsa ubishorere, birakomeye ku matwi ashobora kuzumva, biragoye ku maso ashobora kumbona ameze uku, ariko ngwino bane nange. Umpe gushikama mvuge nshize amanga, nk'uko wambwiye kuvuga. Ngwino ukora iz'ubutwari, untinyure mere nka Danieli mu rwobo rw'intare. Diminingi zidrima tape riri kitari udengi dimanda, shirimo drimandi kuta biri zidri. Umugoroba urageze, ibyo abantu badetika inyuma batinyaga, dore bigiye kubageraho. Ariko ikibabaje nuko bigiye kubageraho binatunguye. Mana tabara.
ibyo abakomeye batinyaga dore bigiye kubageraho, ariko ikibabaje ni uko bigiye kubageraho bibatunguye, kandi barabwiwe kwihana ndetse no kwezwa, bakanga kwezwa. Ngwino ushoboze, uhabwe icyubahiro, ndagushimiye. Amen. Bakunzi bacu, bavandimwe mudahwema kudukurikira kuri Profete Daniel, Imana ibahe umugisha. Hano twicaye imbere za kamera za Profete Daniel, Imana ibahe umugisha. Kuri mwe mukomeje kudushigikira, mukanda subscribe ndetse na share na like na comment, kugira ngo buno butumwa bubashe kwamamara bugere ku isi yose. Inkunga zanyu turazibashimira. Imana ibahe umugisha n'abadufasha mu bundi buryo cyangwa ubundi. Hari byinshi dukeneye kugira ngo uyu muyoboro ubashe kwaguka, ndetse kandi nimero zacu ziba ziriho. Uwimana yakora ku mutima akaba yadushigikira, ntabwo ari ukubasaba, ahubwo ni ukugira ngo mudushigikire mubikuye ku mutima. Mudushigikire, dukeneye kugura kamera, dukeneye ibikoresho bigiye bitandukanye kugira ngo amashusho ajye abasha kuza ameze neza, ndetse byose n'amajwi. Ariko si ibyo Imana yadutumye, icyo yadutumye ni ukuvuga ubutumwa, ariko byose birungikanya kugira ngo ubutumwa bwiza bubashe gutambuka. Rero ni byiza hagize hari uw'Imana yakora ku mutima ufite urwo rukundo, akaba yadutera inkunga, iyo kamera ikaboneka, n'ibindi bigiye bikenerwa kugira ngo amajwi n'amashusho bijye bibasha kubageraho bitunganijwe neza. Imana ibahe umugisha. Rero numvaga ko ari ngombwa kubibabwira nk'abakunzi bacu. Ni byiza cyane kurushaho, tugomba gushyigikirana muri uyu murimo w'Imana, tugaterana imbaraga kugira ngo dukomeze twagure ubwami bw'Imana, tubwirize abantu ubutumwa bwiza, nicyo twahamagariwe. Rero impamvu nzindutse naniteye gutya ni uko nzanywe n'Imana, n'ubutumwa naraye mpawe n'Imana ndi gusenga. Rero murihangana ku isauti nza kuza gukoresha, ntabwo ari izo gutigita, ntabwo ari izo kuvugira mu kirere cyo hejuru, ahubwo ni iby'agahinda. Umuntu wese uzumva azitondere, namara kuzitondera asenge kandi yegera Imana. Mbere na mbere ndagira ngo tubanze dusome ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana riri hano muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Turasoma ibice zaho 14 ku murongo waho wa 15. Twumve icyo Imana ivugana natwe muri iri jambo ryayo. Yohana ibice zaho ni 14 ku murongo waho wa 15. Kuba afite Bibiliya muge musoma ijambo ry'Imana kugira ngo tugendane neza, nubwo tuba tutari live, ariko igihe kizagira nacyo tujye dukora live. Ibisabwa zose Imana niduha kubigeraho. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Aravuze ngo nimunkunda muzitondere amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data, nawe azaba undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe Mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzazaho muri. Hasigaye umwanya muto, ab'isi ntibabe bakimbona, ariko mwebweho muzambona kuko ndiho namwe muzabaho. Amen. Twongere dusome hano
uzahishuwe Yohana ibice zaho 3 turasoma n'umurongo waho wa mbere. Nihangane twinjire mu butumwa. Haravuze ngo wandikire marayika w'itorero ry'Isarudi uti ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7, aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'uko uriho nyamara ukaba uri intumbi. Jya uba maso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa, kuko nabonye ko ari nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye. Nuko ibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise ubyitondere kandi wihane. Ariko rero nutaba maso nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenyera igihe nzagutungurira. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Ijambo riravuze ngo nimunkunda muzitondere amategeko yanjye. Gukunda Imana n'ukwitondera amategeko yayo. Hari ugukunda Imana, umuntu ukunda Imana n'uwemera kwitondera amategeko y'Uwiteka Imana. Amategeko y'Uwiteka Imana mu kwitondera hari ukwirinda icyaha n'igisa nacyo, hari ukwitandukanya n'ikizira ukajya mu nzira Imana ikuyoboye. Niko kwitondera amategeko y'Imana. Nimukunda Imana menya ko no kwitondera amategeko yayo ingombwa, nicyo kimenyetso kigaragaza ko ukunda Kristo. Ariko nimba uvuga ngo ukunda Imana ukija mu busambanyi, ukija kuraguza, ukibeshya, utaramenya urukundo icyo ari cyo, ukigira inzangano mu mutima, utaramenya kubabarira, urabeshya, uzabanza ukizwe. Kuko aravuze ngo nimunkunda, ikimenyetso kizagaragaza ko munkunda nuko muzitondera amategeko yanjye. Niwitondera amategeko y'Imana nta byago bizagutera ubwoba, nta makuba ndetse n'ibikomeye bizatuma uhungabana, kubera ko wemeye kwitondera amategeko y'Uwiteka Imana igutegeka kandi kuyobora. Ntacyo abarozi bazagutwara niwemera kwitondera amategeko y'Uwiteka Imana. Ijambo ryavuze ngo nzi imirimo yawe. Imana izi imirimo yawe. Imana irakuzi. Imana irakuzi. Ufite izina ry'ukuri ariko ugaragara nk'intumbi mu maso y'Imana. Kubera iki? Imirimo yawe. Hari abantu bavuga Imana ariko itari mu mitima yawe. Ariko nimuvuga Imana gerageza imirimo yawe igaragaze koko Imana ituye muri wowe. Wera imbuto zikwiye abihannye. Bwana Yesu asifiwe. Wera imbuto zikwiye abihannye. Iri joro Imana yanyeretse, irangije inyereka mbona ikirere gihinduye ibara ryacyo, mbona ikirere gihindutse umutuku. Ngiye kubona mbona abantu batangiye kuvuza induru mu icyo kirere, batangira kugira ubwoba. Ngiye kubona mbona, ndabivuga uko nabibonye, ariko mwihangane nze kuza kugendana n'abanyamwuka. Kunda kuvuga ngo dukorera mu kirere cyamaze kugotwa, ahandi umuhanuzi avuga ibintu abandi bakabicencura bakavuga ibyo atavuze. Ariko ijambo ryo ryaravuze ngo wiyerekane nk'icyitegererezo cy'imirimo myiza, kugira ngo abantu ababisha bawe, abari mu ruhande rw'abakurwanya cyangwa se ababisha bawe, batabona icyo bakurega. Dufite abantu bagira icyo baturega, batuziza ijambo ry'Imana, batuziza ubutumwa. Tugeze ku rwego rwo kwerekwa ari ikibazo, kuzana ubutumwa mu bantu ari ikibazo. Ariko siko byari bikwiye kumera bana b'Imana. Mbona abantu batangiye kugira ubwoba, nari ngeze ngo mbisegureho.
uburyo nza kubutambutsamo mwihangane. Mbona abantu batangiye kuvuza induru, ikirere kimaze guhinduka. Ngiye kubona mbona amabuye yaka umuriro atangiye kugwa ku bantu. Mbona abantu atangiye kubagwaho, yari amabuye ariko yaka umuriro. Mbona ariko hari abari kuyatera, bari bari kuza, ariko mbona biri kubera mu murwa. Sinamenye uwo murwa aho ariho, ariko Imana yambwiye ngo abantu mwese mube maso kandi musenge. Ariko ayo mabuye yari ari kugwa mu murwa, nabonaga ari nko mu murwa, nko mu ivire mu mujyi. Mbona abantu batangiye kwiruka bahunga ya mabuye yaka umuriro. Mbona abandi batangiye gushaka kuva mu gihugu bajya mu kindi. Mbona abandi mbona amamodoka, amabuye atangiye kugwa ku mamodoka. Kuko ayo mabuye yakaga umuriro, mbona amamodoka atangiye gushya. Imana idutabare, birababaje, biteye agahinda. Mbona ayo mabuye atangiye kugwa ku mazu menshi muri uwo murwa. Mbona amazu menshi atangiye kugwa hasi. Mbona akavuyo kabaye kenshi muri uwo murwa. Mbona abantu batangiye kubura icyerekezo. Hari n'abagerageje kujya mu nsengero, mu biriziya. Mbona n'ayo mabuye ari kubabasanga. Mbona abantu batangiye kurira. Mbona abantu batangiye kubura inzira. Abandi batangira kuvuga ngo iyo nza kumenya nkajya mwakiriya gihugu ntabwo bino biba bimbayeho. Icyambabaje, abantu nagerageje kubona abantu benshi bari kugenda basatira. Donc navuga imipaka kugira ngo bambuke bajya hanze. Nko kuva muri Kenya ujya Uganda. Ngiye kubona mbona imipaka irakinzwe. Ntibiri gukunda ko abantu bambuka. Mbona inzara ibayeho, mbona abantu batangiye kwicwa n'inzara. Mbona abantu barajaraje babuze icyerekezo. Ayo mabuye atangira gusakara mu murwa wose. Ariko hapfuye abantu benshi. Hapfuye abantu benshi. Abakiri batoya ndetse n'abakuze babigendeyemo. Imidugararo yabaye myinshi. Mbona amarira abaye menshi. Mbona amarira abaye menshi. Imana irangije irangira ngo mbwira abantu ngo yababwiye kwezwa banga kwemera, ariko igihe kigoye kibayeho. Imana irambwira ngo uzarengerwa nuwo Imana yamaze gushyiraho ikimenyetso. Imana ibabwira gusenga mukanga gusenga, ahubwo mukigira mu byaha. Ntabwo nje hano kugira ngo mbatere ubwoba, nje kubabwira ngo nimuhindukire, kubera ko amazi atari yayandi. Gutungurwa gukomeye kugiye kubaho. Yemwe mwitwa ko mukomeye, nimwige guca bugufi musenge. Ahari ku munsi ukomeye ugiye kubaho, mwazarengerwa. Impande zose mbona ayo mabuye, mbona impande zose z'umujyi w'isi, mbona ayo mabuye ari kugenda asesekara. Imana irambwira ngo abantu nimugire kwezwa no gukiranuka no kwegera Imana, kubera ko abageni bagiye gutaha ari benshi. Kandi muri abo bageni ntabwo bose ariko batoranijwe. Niko Imana yambwiye. Imana irambwira ngo abantu mwarutishije agakiza k'Imana ubutunzi. Abandi murujagaraye mwabiriya na biriya na biriya. Ariko Imana yambwiye ngo
benshi ibyo bibwiraga ko bafite ayo mabuye yakumurira agiye kubigwira. Imana irambwira ngo ugiye gukomera nuri ikimenyetso witandukanije n'ibizira. Niko Imana yambwiye. Imana irambwira ngo nigende bitangaze kubera ko bigiye gusohora vuba. Ugifite amatwi yumva nafataga yegera Imana. Imana irambwira ngo umuntu wese nasenge kandi mugire gushinganisha imiryango yanyu ndetse n'abana banyu. Niko Imana yambwiye. Nagiye kubona mbona amarira abaye menshi, mbona abantu mbona umugabo ntakiri kwita ku mugore wari gukiza amagara ye. Imana irambwira ngo yabwiye abantu gusenga ariko banga kubiha agaciro. Irambwira ngo igihe kije kirageze kugira ngo uwasenze akizwa abone inyungu zo gusenga. Niko Imana yambwiye. Imana irambwira ngo ibigiye kubaho n'umwana uri mu nda azavuga, utaravuka azavuga, avugire mu nda y'umubyeyi we. Kubera ko abantu mwanze kumvira Imana, mwumvira ibitagira umumaro. Abantu mwanze gusenga, mukurikira ibidafite umumaro. Ariko Imana irambwira ngo mbabwire ngo amazi ntabwo ari yayandi. Igihe kiraje ndetse kirasohoye. Uwasenze agiye kugaragara. Nagiye kubona mbona amabuye ari kugwa ku nsengero. Hari abapasitoro benshi ndetse n'abantu basengeraga muri ayo makanisa. Mbona bari kujya muri ayo makanisa bakifungirana. Mbona ayo mabuye nayageze kuri ayo makanisa. Mbona nta buye na rimwe risigaye rigeretse kuri indi. Imana irambwira ngo nta bundi buhungiro uretse kwikomeza kuri Yesu no gukiranuka. Nta bundi buhungiro. Nta bundi buhungiro. Ndako. Abari bafite ibyangombwa by'inzira bagerageje kwambuka ariko ntibyabakundiye. Imana irambwira ngo igihe kirageze kugira ngo uwasenze by'ukuri arengerwe. Ngiye kubona mbona abagabo babiri, mbona bari kubara amafaranga. Nabonaga biteretse n'ibirahure by'imivinyo, inzoga, reka mbyite gutyo. Bari mu kunywa babara amafaranga banywa. Ngiye kubona mbona nabo yamabuye abasanze hahandi. Mbona wa muriro uri kwaka kuri yamabuye urabatwitse. Ntabwo ari ubusazi biteye agahinda. Impamvu naje nitwikiriye nuko ariko Imana yantegetse. Ntabwo ari ubusazi no kumvira ijwi ry'Imana. Imana irangije irambwira ngo bariya n'abakurikiye ubutunzi, bari bishimiye ubutunzi bavuga ngo bazarindwa nabwo. Ubwo bafite amafaranga ntacyo bazaba, ubwo bafite ubutunzi nta kibazo ntacyo kizabageraho. Imana irambwira ngo umuntu wese agiye guhorwa ibyo yakoze. Imana ije guhana umuntu wese imuziza ibyo yakoze bibi. Nta bayobozi nabonaga, nta basirikare nabonaga bari kurengera abantu, nta bapolisi, nta nzego, yewe n'abatarambu bakomeye bari bose bafite amazina akomeye sinababonaga. Nababuze mbaza Imana ngo ko nta muntu uri gukiza abantu. Imana irambwira ngo abo nabo nibo ngiye kubanza gukubura. Muntu uzi ko ufite izina rikomeye,
ariko wanze kubaha Imana. Mbere yuko Imana igera ku bandi ni wowe igiye kubanza gukubura. Wari ufite uruvugiro rwo kubwira abantu, ariko wanze kubivuga, ahubwo utoza abantu gukora ibyaha, utoza abantu gukora ibizira. Ni wowe Imana igiye guhera ikubura kugira ngo ikomeze igere no ku bandi. Ita yisedima handrose manda tabenegide. Imana irambwira ngo abo yari yarahaye uburyo bwo kuvuga kugira ngo babwirize abandi ijambo ryayo, kugira ngo bakizwe bave mu byaha. Imana yambwiye ngo nibo babaye abambere bo kujya kubatoza gukora ibyaha. Nkiri kuri izi Imana inyereka umupasitori afite Bibiliya. Ngiye kubona mbona ari gukabakaba umukobwa, nabonaga ari maraya niko namwita. Mbona ari kumukabakaba bahagaze ku muhanda. Mbona baratambitse bakora ibyo bakora, afite na Bibiliya. Imana irambwira ngo abo yari yarahamagaye kugira ngo bavuge ukuri nibo babaye abambere bo kwigisha ibyaha, ndetse babaye abambere bo kwigisha ibizira. Imana irambwiye ngo ije gusarura ibizeze n'ibiteze, kandi abantu benshi bagiye kubigenderamo. Eriwe, eriwe, yewe eriwe, kubera kudacaha abana bawe, abana bawe bagiye kwibagirana, ndetse nawe ubwawe ugiye kwicwa n'agahinda, kubera ko nawe ugiye kwibagirana. Ndetse mu kwibagirana kwawe uzababazwa. Niko Imana yantumye. Imana irambwira ngo abapasitoro basigaye basambanira mu mabiro, bakakorera ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Imana irambwira ngo abantu barivanze, ibirura babyita ibiryoshye, ibisharira babyita ibiryohereye. Imana irambwira ngo iraje kandi ntabwo itinze. Yemwe banyamasengesho, yemwe bahanuzi, mbese muri kubona iki? Aho ni muri kubona amahoro kandi Imana ntayiri kugaragaza. Mube maso, mugire umwete wo kwegera Imana by'ukuri. Mugire umwete. Dore izambere zarayise ariko ibindi biraje, kandi ibizo birushije izambere kuba bibi. Neho Mana y'urukundo tabara itorero Mana, tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze. Ayi dore izambere zarayise ariko ibindi biraje, kandi ibizo birushije izambere kuba bibi. Neho Mana y'urukundo tabara itorero, tugeze mu bihe bibi yavuze. Iherezo, iherezo, iherezo rya byose riraje. Iherezo, iherezo, iherezo rya byose riraje. Iherezo ry'abasinzi n'abasambanyi, iherezo ry'ababeshyi n'abibone, iherezo ry'abajura n'abayobya inzira. Iherezo, iherezo, iherezo rya byose riraje. Urinde we wiyita ukomeye ukirengagiza amategeko y'Imana. Urinde we wiyita umutunzi kandi uri intumbi ntacyo ufite. Urinde we wiyita ko ufite kandi iby'Imana byarabuze umwanya muri wowe. Ariko iherezo rya byose riraje.
ngiye gusenga, ngiye gusenga, ngiye gusenga, ngiye gusenga. Ese amabuye yakumurira azasanga uri gusenga, cyangwa azasanga uri mu marogi uri gusambana, cyangwa azagusanga mu kabari? Mbese amabuye azasanga aho uri mu gukiranuka, cyangwa azasanga uri mu byaha? Mbese azasanga inzu yawe yari warayikubuye rwose, cyangwa azasanga harimo imyanda? Ariko nimba harimo imyanda uzashyana nayo kandi urimbuke ubura ubugingo. Reka nsenge. Mana, ndakubashye nciye bugufi, urera kandi urakiranuka. Ndagushimiye uyu mwanya umpaye wo gutambutsa buno butumwa. Nkarabiye imbere y'aba bantu mwami, sinkabazwe ubugingo bwabo. mbabwiye icyo ngiye kubabwira. Sinkabazwe ubugingo cyangwa se amaraso yabo azajye kuri bo, kubera ko banze kumva ndetse no kumvira ijambo ryawe. Ariko abemera bakumvira bagafata icyemezo uyu munsi, ubashyireho ikimenyetso cyo kurindwa. Ndagushimiye. Birababaje, biteye agahinda kuba abantu bagiye gutungurwa kandi barumvise ijwi ryawe. Ndagusabye kugira ngo ukore ku mitima yabo, babashe guhindukira, bamenye icyo uvugana nabo, bagendere mu murongo wawe, ineza yawe igaragare kuri bo, ubutware bwe bukomeze kugaragara mu buzima bwabo. Ibyo ugomba gukora ubikore. Ndagushimiye ngo ugenderere umuntu wese, ugume kumwiyereka muri byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha. Ndasoje. Wakumva buno butumwa ukoze ku mutima we, agashaka kwiyeza kugira ngo ibyo atunganya bidatunganye, kuko iki ari igihe cyo kwezwa. Waba uri mu Rwanda, waba uri mu mahanga, kuko buno butumwa burareba abantu bose. Nta gihugu bubwira, burabwira umuntu wese waremwe n'Imana. Wahamagara, wakandika kuri WhatsApp kuri 0788 72 91 46 0788 72 91 buno butumwa wabugeza atandukanye. Wakora share ugashyira kuri stati ndetse n'ahandi, kugira ngo amatwi y'abenshi abashe kumva. Ahari habonekamo n'ababiri bakihana, Imana ikarokora ubugingo bwabo. Imana ibaha umugisha. Turabakunda cyane. Kuri Profete Daniel, ijambo ry'Imana nakagaruka. Ciao ciao. Imana ibaha umugisha.